guma hano uranyishyura wagiye mu kazi ntabwo ushaka kunyishyura wagiye mu kazi ubu rero none we kankubwira turumvikana nje nawe ubu tugiye kurwana none nuramukukutse iryinyo uri aminiyase reba hano reba ibyo ntabwo ufite gahunda oya ufite gahunda ufite aminiyase are we samuti we ko uhanyuze ubwo ndimo ndihuta ngiye mu kazi nakererewe bya hatari ugiye gukorera he se mu ungiye Nyamirambo wamenye ibyabaye ntabwo nabimenye uzi gutaza igihugu kirwana n'ikindi reka ngende uraza kuza kubimbwira ngo nkubwire nyine yanko yo kwanuza yapfuye yanko yo kwa korode yango ko korode yapfuye none rero niba yapfuye wowe uze kuza kujyayo ugende umfatire amaguru 6 Yesu inkoko zigira amaguru angahe ninka se ninka ubwayo ntigira amaguru 6 gubera merwe nabyibagiwe ndavugishwa noneho uze kuza kujyayo umfatire amaguru 4 mbese byose hamwe n'ibihimba birimo dabani uramfatira ibiro 6 genda ubibike ndaza kuyagwa kuri telefone sha nyine bari kuzitangira ubuntu to bari kuzitangira ubuntu kuko ya nta kibazo niba bazitangira ubuntu nyine ugende wowe uzifate ntaribi nzakugurira icupa ubase Jesus is Lord amukobwa kwa nuza yabyaye wowe mukobwa amukobwa kwa nuza ha mugabo hahandi ruguru nyine yabyaye to umwe muto umwe wa mukobwa mukuru ndamubona nyine yabyaye iki umukobwa yabyaye umukobwa kwe ni byiza cyane nta kibazo reka ngende rero dore ndi gukerererwa umva se ngo nyine umva nkubwire what be this Mwuru zarongora nzarongora uri inshuti yanjye rwose nkoko nuramukurongoye genzaza ngo utwerere nta kibazo wowe gusa uzambwire ubagirwa ukarongora utambwiye pe ariko sha nubwo nzarongora ariko nyine muri quartier ntago bimeze neza to byagenze bite muri quartier hari umuntu wapfuye Yesu we umuntu wapfuye se ninde kandi ko nta byigeze no umuntu wapfuye kabisa ninde se ni umuntu wapfuye yabaga heza ni umuntu wapfuye man none se uwo muntu yari umukobwa yari umugabo yari umusaza yari umugore ni muntu ki ni byose aravanze ni byose urashaka kumwaka ibintu byose yarabifite ni umukobwa ni umugabo ni umusaza ni umusore ni umukecuru ni ni umwana ni byose sha byo biratangaje ntago numva ukuntu umuntu yaba ari umusaza akaba ari umwana akaba ari umugore akaba ari umukecuru byose ngo byamubyara mu vange nimeranje nacyo reka narimo ngiye mu kazi nyine ubwo wowe wigira ikibazo ndaza kuza nimugoroba untekereza iyo nkuru yose yabaye yariyo none se uzi wa mukobwa kagakobwa kwanuza kamwe gafite imyaka 13 kakandi hahandi gafite imyaka 13 kakandi karekare ndakazi karekare k'inzobe gato wivunika karadore ejo bundi twahuri hariya inyuma y'urugo iwanjye kari gahari rwose none se ngo byagenze bite I don't want peace abakobwa bagize gutya bakajyana kwa muganga ngo karwaye mu nda bagezeyo basanga karatwite Yesu baza ngo basanze gatwite abana bangahe impanga z'abana 5 mana Bikira Mariya wo mwijuru ubwo se impanga z'abana 5 uriya mwana yabashije kuzibyara ngo ukuntu bazabigenza kugira ngo ajye abona ko abonsa ngo bazamutera handi mabere bamutereho ibere rimwe kunda andabiri mu mbavu abatatu azasanga yayandabiri abafiye
umuntu bazamufata mutera amabere atatu asanga abiri yari afite abatanu nko kuri murambeshya ibyo bintu ntabwo aho nibereye se no kuva na kera kugeza na n'uyu munsi ibyo bintu ntabwo nigeze mbibona. umva nyine nkubwire mwana wa mushiki wanjye yabyaye tu wa undi muto se ninde wamuteye inda se nese ninde wamuteye inda yabyaye nyine ubu yabyaye nta kibazo. Okay, ntari bi noneho ndaza kuza kugusura. Reka ngende ariko ndi gukererwa. aho yawe wigenda nkuze cyaha urajya hehe se uri kujya he Ariko ni nyinshi inkuru ni nyinshi ushobora kuba ugira inkuru nyinshi cyane. ahubwo kubera ukuntu nyine ari nyinshi ndi kubura aho nzihera nkabura naho nzisoreza nabuze iyo nakubwira niyo nareka. Niyo ndibaza nzihere nabuze umutwe nabuze ikibuno nabuze ibintu byose aho nzihera. Nyine ikintu gusa ikintu cyantangaje umuntu wapfuye nyine ngo ntabwo bazamushyingura. Bazamushyira he? Bazamushyira muri firigo. Kare kurabeshya. Ntabwo umuntu ashobora gupfa ngo mushyire muri firigo. Ibyo bintu se bibonye he? Abaganga mani ngo bagira firigo bashyiramo abantu. Aya ahubwo ntabwo bizi ari byo. Gusa nyine reka ngende dore ndi gukererwa abana. Ntabwo ushaka kumva inkuru se? Ngaho mbwira ntare. Nyine nuko bimeze tu. Nuko bimeze. Nta kundi nawe. Reba ku isaha umbwire aho bigeze. Saa moya na 13. Nko kurabeshya. Nageze hano mu gitondo saa moya. Mbere nakubwiye ko ari saa moya n'igice. Turi saa moya na 10. Oya ntago nabyemera. Yega ku isaha turebe. Dore. Mana nyagasani. Nko kurabona ibintu nkoreye. Ubu nageze hano mu gitondo saa moya. Nzi ko ndi bugere mu saa 7 n'igice. None ndeberangije saa 10 n'iminota 15. Kubera amagambo yawe ubwo ryo hano mbwiye. Reka nango ushaka kukumva. Nagushaka se nigende. Guma hano. Izo nkuru zawe z'ubugoryo wahoze umbwira ngo umuntu ngo yabyaye ngo yarabyaye ngo uwo mwana ngo ngo bamuteye amabere ngagira amabere 5 arapfuye bamushyira muri firigo ngo ngo kwaruna kango yabyaye ngo ifite amaguru 6. Ibyo bintu ntabwo ushaka kubyumva ngewe. Turumvika. Izo nkuru zawe uri murambwe. Karame chef. Ndimo ndazamuka ndi kuzamuka ngiye kugeraho ndimo ngeze handi hepfo yaho. Kanebuke kabisa. Sawa. Shira hasi telefone tubanze twumvikana nko. Urabizi yuko wanyereje kuva kare. Amafaranga wanyereje nari ngiye gukorera. Ubu ngubu ndabizi ngeze no ku kazi bahita banyirukana kubera kunakereje. Wumvishe kuno bari wumvishe ko ubu ngubu ugomba kunyishyura umubyizi wose watumye ntanga. Ntago telefone nyishaka agenda ashaka amafaranga. Nkoko wumvishe ko mamagaye se uranyishyura. Uranyishyura. Guma hano. Ako se ubu nturi kwanduranye. Guma hano uranyishyura. Wagiye mu kazi? Ntago ushaka kunyishyura. Wagiye mu kazi? Ubu rero none we kankubwira. Turumvikana nje nawe. Ubu tugiye kurwana. None muramukukutse iryinyo. Uri aminiya se? Reba hano. Reba. Ibyo ntabwo aminiya se. Ufite gahunda? Oya ufite gahunda. Uri aminiya se? Are.